Ndabasuhuje nizere ko mwese mumeze neza, nje hano kubabwira indi nkuru nshyashya. Gusa mbere y'uko mbabwira iyi nkuru mubanze mundirimbire ngo agahinda karakanyagwa. Na mbere mbanza nkakwibutsa gukanda subscribe kuri iyi channel, ugakanda na like kuri iyi video, ubundi nkababwira amakuru akurikiyeho. Bantu banjye duhereye ku nkuru ishyushye. Reka duhere ahangaha. Ndabizi ko nta muntu utazi umuntu bita Titi Brown, umubyinnyi w'umunyarwanda bita Titi Brown. Ngo mwese nta n'umuntu utazi umuntu bita Nyambo, umukinnyi wa filime. Aba bantu rero murabazi kuri TikTok, Instagram ndetse n'ahandi henshi, bitewe n'ubucuti bari bafitanye mbere y'uko bashwana. Mbere rero twese twari tuzi ko aba bantu bashobora kuzabana, cyangwa nyine nako twese twari tuzi ko bazabana. Gusa ubu ngubu ibintu byarangiye. Ubu ngubu tuvugana umuntu bita Nyambo yamajije kwambikwa impeta n'umudiaspora. Icyo wamenya ku mukobwa witwa Nyambo Jessica ni uko ubu ngubu yamajije gutererwa ivi n'umuhungu bita Uwiragiye Patrick w'umudiaspora. Ubu ngubu ibyo mwavugaga ngo Titi Brown ntabwo akiri mu gitabo cy'uwitwa Nyambo. Ese kubera iki abakobwa bo mu Rwanda bari kwishakira abahungu b'abadiaspora? Ese abahungu b'abanyarwanda bafite ikihe kibazo? Nicyo ndi kubabaza, munyandikiye muri comment. Mwakoze kubana nanjye, ndabakunda cyane, mukore subscribe, ndabakunda, murakoze.